Ese waba warigeze ubona ahantu hakoreshwa negative voltage cyangwa se circuit ikoresha negative voltage? Ni ukuvuga ngo iyo mvuze negative voltage ntabwo mba mvuze ibi bintu tuvuga ngo battery ifite positive ndetse na negative terminal cyangwa se imitwe ibiri, umutwe wo guteranya n'umutwe wo gukuramo. Ntabwo mba mvuze umutwe wo gukuramo, mba mvuze negative voltage kuko battery yo ubwayo iba ifitiye positive voltage. Waba warigeze ubona ahantu izi negative voltage zikoreshwa? Niba utarabonye cyangwa se niba warahabonye, umunsi tugiye kureba se niyihe mpamvu negative voltage zikenerwa muri electronique cyangwa se niyo mpamvu zikunda gukoreshwa. Muri iyi video nibyo tugiye gusobanura, ndagusa kuyirageza ku musozi kugira ngo ize kurangira umaze gusobanukirwa neza ngo negative voltage ni iki cyangwa se zikoreshwa he ndetse n'iyo mpamvu zikenerwa. Reka dutangire. Ni ukuvuga ngo ubundi muri electronique ntago tuba turi kudiringa na positive voltage gusa cyangwa se ntabwo dukenera voltage ziri positive gusa. Hagiye dukenera izo twita negative voltage kuko iyo tuvuze uyu mutwe wa battery ariko wo gukuramo, tuba tuvuze ko uriya ubundi tuwita ground. Ground niko tuwita uyu mutwe wo gukuramo. Uyu mutwe iyo tugiye kubarira mu miriro cyangwa se mu ma voltage dusanga yuko ufite voltage 0. Hanyuma twaza tubara yuko dufite na positive terminal cyangwa se umutwe wo guteranya ufite positive terminal ifite wenda tubare niba batiri wenda ari voltage 9 ngo dufiteho 9 voltage. Ibi ngibi birabaye. Uyu mutwe wo gukuramo tubonye ko uba uri kuri 0 voltage. Ubwo bisobanuye ko none negative voltage zo ziba ziri munsi ya 0. Ubwo tugizeho negative hano, negative ubwo twahita tubona yuko ari wenda negative 9 ni urugero. Urabona izi ngizi nazo ni voltage ukwazo kandi zitandukanye n'uyu mutwe wo gukuramo. Ariko se kwibaza ngo izi voltage zikoreshwa hehe? Mbere ko dukomeza banzure ko wakanda subscribe niba utarayikanda nicyo gihe kugira ngo uyikande ubundi tuzatubana mu masomo yacu y'ubutaha. Kandi ikindi kintu uzabibuka bira gusiga comment. Comment ni nziza cyane kubera ko bituma mbona uko audience yakiriye content nakoze. Jya muri comment ugire ibyo tubwira, ukandi like n'ukundi video kandi unakoresha ku nshuti zawe kugira ngo mubashe gusangira ubumenyi butangirwa hano. Reka dukomeze. Muri electronique hari igihe dukenera gutunganya cyangwa se iyo tuvuze gutunganya tuzanamo n'ibintu bya processing. Hari igihe dukenera guprocessinga ibintu cyangwa se amasinyari. Iyo tuvuze sinyari ni ubwoko bw'umuriro muke dushobora kohereza muri circuit runaka cyangwa se muri board ikaba yawutunganya kugira ngo tuze kubona umusaruro runaka cyangwa se output runaka. Rero hano iyo dufite sinyari cyangwa se uyu muriro tugiye kohereza muri circuit, urugero nk'amajwi. Buriya amajwi nayo ni ubwoko bwa frequency aba ashobora kugenda nayo mu buryo. Kandi ibi bintu ikintu bisobanuye ni kimwe. Uyu murongo turi gushushanya frequency cyangwa se turi gushushanya uburyo imiriro iri kugendamo, uyu murongo utambitse uba uri kuri 0 voltage. Ubwo bivuze ko uyu murongo ubundi uba ari ground. None tukagira icyo twita voltage, tukagira icyo twita voltage swings. Ni ukuvuga ngo signal swings. Swing ni ukuvuga ngo ni uburyo sinyari igenda izamuka yongera imanuka yisanzuye nyine hagati hejuru ya 0 ndetse no munsi ya 0. Rero iyo dufite circuit iri gukoresha positive voltage gusa, biba bigoranye nta yindi technology twongeyemo kugira ngo iyo circuit ibashe kuba yatunganya iyi sinyari no kuri ibi bice bya negative. Rero bisobanuye ko kugira ngo circuit yacu ibashe gutunganya sinyari cyangwa se umuriro ufite ibimenyetso bibiri, gukuramo ndetse no guteranya, bisaba ko ubwayo nayo ku muriro turi kuyisupply cyangwa se ku muriro turi kuyiha haba harimo n'umuriro wa negative kugira ngo ibashe kwifashisha itunganya sinyari ifite negative voltage. Ibi ngibi bigenda bite? Urugero wenda nk'ahantu hato wenda dushobora kwifashisha uyu muriro ku ma audio amplifier. Hari aya ma audio amplifier mu rugo twita ama home amplifiers cyangwa se amawufa. Nubwo buriya wufa buriya ntabwo ari izina ry'aya maradiyo. Ariya maradiyo ubundi tuyita yuko ni home audio systems, niko dushobora kuyita muri rusange. Iyo tuvuze ufa hari ibindi bintu dushobora gusobanura ndetse tuzabirebaho tumenye ngo ubundi ufa ni iki, subwoofer ni iki. Naho ubundi ariya maradiyo kwifatwa tuyita ufa ntabwo biba bisoundinga neza cyane. Ariya maradiyo ubundi ni home audio systems, gusa hakaba n'iyo twita ama home theaters, hakaba izindi ziba zigiye zitandukanye, ariko ubundi muri rusange ariya ni home audio systems. Zishobora kuba hi-fi. Iyo tuvuze hi-fi ni amaradiyo mu rugo ariko aba afite sinyari nziza cyane cyangwa se ijwi ryumvikana neza cyane mu matwi. Niyo mpamvu ushobora kuvuga ngo ni hi-fi. Naho tuzajya kugura radiyo 50,000 ngo uvuge ngo iyi radiyo nguze ngo ni ampuri wa hi-fi. Bishobora kuba byanditseho yego nibyo, ariko ubundi hi-fi ni karite y'amajwi iradiyo isohora kandi bari karite yo hejuru cyane, ku buryo ubundi tuvuze ampuri zigira iriyo hi-fi cyangwa se hi-fi ya nyayo
ushobora guhera nko mu bihumbi hafi nka 300 kuzamura kugira ngo uvuge yuko ufite iyo radio. Izo mu rugo ariko nta uvuga izi ziri portable bagendana. Iziri portable bagendana tuno duto ubona abantu bagendana nk'izo bita JBL, ziriya nazo ni hi-fi, zigira hi-fi sound. Noneho twikomereze n'ibyacu hano. Dufite audio amplifier. Iyi audio amplifier yacu igiye gutunganya ijwi. Ndavuze ijwi ryanjye riza rifite signal imeze gutya. Bibutsa ko uyu murongo utambitse uba ari 0 voltage, ubwo hano hejuru tuba dufiteho positive voltage, hasi tukageraho negative voltage. Kuri iki gice kiri munsi y'umurongo kiba negative, cyo hejuru ari positive. Rero iyi amplifier yacu kugira ngo ibashe gutunganya cyangwa se ibashe kongera ingano y'ano majwi, kubera ko amplifier akazi kayo ni ukongera ingano ya signal yihaye. Aya majwi ni kwita signal. Kugira ngo ibashe kwitunganya neza, iyi signal igende yisanzuye muri amplifier kandi yose ibashe kwiyongera mu bunini. Bisaba yuko iyi amplifier yacu tuyiha umuriro uri positive n'ubundi ndetse n'umuriro uri negative. Ni ukuvuga ngo iyi miriro nabiretse n'ukuntu ushobora kuyikora. Ku bantu bakurikiye video nakoze ndi kubaka rectifier, hari aho nagize mpita mbabwira ngo ushobora gufata bridge rectifier ugahita wibyazamo imiriro ibiri, umuriro uri positive ndetse n'umuriro uri negative. Video ndashyira muri description kugira ngo ubashe kuba wayikurikirana urebe ngo ese negative voltage dushobora kuzikora gute twifashishije linear power supply. Iyo mvuze linear power supply ni iriya y'ibikoresho kiriya transformer kinini cy'icyuma, ariko hakaba n'izindi power supply z'utu board. Izi ngizi z'utu bakwita utu adapter. Kandi usanga ari motherboard usanga gasohora wenda 12 voltage, hanyuma gasohora na negative 12. Cyane cyane wenda nk'abantu bajya bakunda kureba guhambura ama lecteur DVD ari ya kera cyangwa DVD players, usanga zifitemo power supply zikunda kugira imiriro imeze kuriya, guteranya 12 no gukuramo 12. Biriya nabyo biterwa n'ubwoko bw'ama IC baba barakoresheje muri iriya DVD, cyangwa se n'ubwoko bwa signal iriya DVD bigiye kuzatunganya. Niyo mpamvu bakunda gukoreshamo imiriro imeze kuriya muri rusange. Rero ni ukuvuga ngo ntabwo biba bisobanuye ko igihe cyose turi buze gukoresha positive voltage, ahubwo ukibaza ngo noneho ko hari amaradiyo noneho akoresha positive voltage gusa, iyo abigenza gute kugira ngo abashe gutunganya koko iyi signal yacu isohoke kandi yatunganyije igice cyo guteranya n'iki gice cyo gukuramo. Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Reka turebe ngo ese izo amplifiers zibigenza gute. Urugero wenda nk'utu turadiyo dutoya abantu bakunda kwitwaza, tungutu tw'abantu bakunda kugura tw'utu bluetooth, tuba turimo positive voltage gusa, ariko ukibaza ngo two tubikora gute kugira ngo tubashe gutunganya iriya signal neza kandi dufite umuriro umwe wonyine. Hariya nta kindi kintu bakora, biriya bigamije abakoze ariya maradiyo, ikintu baba bagamije ni kimwe, baba bagamije nyine gukora ibintu biri affordable ku isoko, cyangwa se ibintu bishobora kugurwa mu buryo bworoshye ku mafaranga make kandi bikora akazi nk'ako izindi audio systems zikora. Rero hari ikintu bahita bakora ni kimwe, bo bahita bafata gutya. Iyi ngiyi ni kuri ground 0 voltage, wenda tubare ko kara radio kajyamo wenda 5 voltage. Hano ikintu bahita bakora, bo bahita bafata iyi signal y'amajwi, iyo bagiye kwinjiza muri amplifier bayinjizamo yazamutse byibuze iri nk'ahantu hagati. Urabona iyo ntabwo yo yinjira kuri 0 voltage, kugira ngo iriya signal swing ibashe kuba yakorwa neza, barayizamura ku buryo yinjira hagati y'umuriro ndetse na ground, n'ubundi ikabasha kugenda muri iyo range yisanzuye. Ni uburyo bakunda gukoreshamo cyangwa se bakunda kwifashisha muri ariya maradiyo. Kimwe nuko hari n'izindi circuit bashobora gukoresha zigafata uriya muriro zikawuhinduramo negative voltage kugira ngo babashe kuba bayikoresha. Urugero hari IC yitwa ICL 7660. Iyi IC nayo ubwayo ushobora kuyifata ikabasha kuba yagufasha guhindura uyu muriro uri positive ukahinduramo negative. Ibyo birashoboka. Bivuze ngo ushobora kuba ufite wenda urugero ugiye kubaka amplifier ukaba ufite umuriro uri positive gusa kandi uri buze gukenamo n'uri negative. Urugero niba ugiye gukoresha batiri, kuko batiri iyo ifite positive gusa, urashobora guhita ushyiraho iyi IC igahita ikubyarira uri negative ku ruhande, ku buryo noneho ahantu ugiye gusupplying umuriro ujyanaho imiriro ibiri, uri positive ndetse n'uri negative. Ikindi kintu hano buriya iyo turi kuvuga ngo negative voltage, ntabwo turi kuvuga amashanyarazi muri rusange. Hano turi kuvuga ngo izi ngufu dufite zitandukanye mu buhe buryo. Reka tubirebe wenda twifashishije wenda igishushanyo wenda cya output wenda yo kuri transformer cyangwa se kuri rectifier kugira ngo tubyumva neza. Dufite wenda hano output yo kuri transformer, tuvuge ko wenda hano dufitemo 0 voltage, hano dufiteho wenda 12, hano tukageraho 12. Ubwo ibi bintu iyo tubishyira muri bridge rectifier twabonye uko bigenda.
gutya. Aha, hano tukaba tubyazamo noneho iyi miriro yacu ibiri, n'iyi zero voltage nayo igahita iza igahita ijyamo hano hagati. Ni ukuvuga ngo hano dufiteho 12, hano tukageraho gukuramo 12. Twabonye ko hano dufiteho 0. Twabonye ko ubundi umuriro wo guteranya ikintu ukora ni kimwe. Iyo dufite positive voltage, ikintu zikora zisunika ama electron cyangwa se zisunika current ikagenda. Mu gihe izo gukuramo zo aho kugera zisunika zirayikurura. Bivuze ngo ushobora gufata iyi miriro ibiri gutya udakeneye iyi ground yo hagati, ukayifata ari ibiri ukayikoresha ahantu kandi igakora. Kuko hano ikintu biba bikoze birutonwa mu ngufu gusa. Kuko dufashe umuriro wa 12, ikintu gukora ugusunika ama electron cyangwa se ugasunika current ukayizana no kuri 0. Mu gihe iyi 12 nayo iba icunganwa nuko iyi ngiyi imaze gusunika nayo igahita yongera igahita ikurura yishyira, kubera ko urumva ibiri munsi noneho ya 0. Yo irakurura bitewe nuko ubwo urumva iyo iyi ngiyi isunitse umuriro uraza ukajya hano kuri 0. Iyi ngiyi igahita iwufata igahita iwukurura ikongera ikawumanura hasi. Bivuze ngo uramutse ufashe iyi ngiyi n'iyi ari ebyiri, iyi ngiyi yagisunika, iyi ngiyi hasi ikawukurura. Bivuze ngo nabyo bishobora gukora. Niyo mpamvu hariya bari gukoreshamo iriya miriro imeze kuriya kugira ngo babashe kugira nyine ahantu hanini cyane iriya sinyari yacu iyo ibasha kwisanzurira, kubera ko izi sinyari zo ziba zifite ubwoko bubiri. Ziba zifite igice cya positive cyangwa cyo guteranya, zikagira n'igice cyo gukuramo. Ndizera ko iyi video yari ingenzi kuri wowe, ubasha gusobanukirwa impamvu dukenera negative voltage ndetse n'ahantu zikunda gukoreshwa. Akenshi ni muri signal processing cyangwa se mu gutunganya amasinyari. Rero niba ugejejeho iyi video ni umuntu w'ingenzi cyane, niba utarakanda subscribe nicyo gihe kugira ngo uyikande kugira ngo tuzatubana mu masomo yacu ubutaha, ubundi duhurize muri groupe ya WhatsApp yitwa Titan Professionals, link iri mu description kugira ngo tuzajye duhuza ubumenyi cyangwa se dusangire ubumenyi muri rusange. Ciao.